amazina nigira neza Yves nk'ibisanzwe ndi CEO the professionals. Mbagezaho ibiganiro bitandukanye bibungura ubumenyi bibafasha kugira tips z'ubwenge mwiyunguraho zigufasha kubaka business ya network marketing byumwihariko, ariko n'abandi ba businessman and women bashobora gufollowinga iyi channel kugira ngo biyungure ubumenyi. So byumwihariko rero banje guhereza ikaze abantu bashyashya kuri iyi channel kandi n'abasangwa nongeye kubahereza ikaze. Tujye kuganira uyu munsi kuri topic nise leadership cyangwa se imiyoborere, kuba umuyobozi mwiza muri network marketing ariko no mu zindi business zitandukanye. So ikintu cya mbere rero navuze hano tips, narebye tips zigera ku 10 ariko tip ya mbere turi kurebaho iri kuvuga ngo lead by example. Mbere na mbere nimba ushaka ko umuyobozi mwiza banza wumve kuri wa muntu ugomba kuba nkore neza bandebereho. Twajya tubivugaho mu yandi ma training ntago ndubitindeho, ariko kuba umuyobozi hano bitandukanye no kuba manager w'ishansiye, manager w'ibintu runaka ukajya uzi ukontrola abantu gusa. Ariko ahanga tuba tuvuze ahubwo gutanga urugero, kuba umuntu ukora neza ibintu abandi bakakureberaho. High definition ivuga ku murida biravuga ngo is someone who knows the way, goes the way and shows the way. Wa muntu ubuzi inzira akanayigendamo then akerekana inzira ariko nawe yabanje kuyigendamo. Rero uwo ni we murida turi kuvuga kano kanya. Nimba ushaka umuyobozi mwiza, lead by example. Then bya bindi ushaka ko abantu uyoboye bose bakora, uwa mbere wo kubikora ubundi barebereho. Tipu ya kabiri avuga ngo have a clear vision. Gira icyerekezo gifatika. Abantu bifuza gukurikira umuntu ufite icyerekezo abereka, kandi icyerekezo cyiza koko cyako inspiring abantu bakagukurikira bumva bishimye. Rero you have to set a clear vision, icyerekezo cyawe aho ugana ndetse n'abantu bawuyoboye ukabereka icyerekezo cyawe mu myaka 10 iri imbere, 20 iri imbere, 30 iri imbere. Hari video nayo twakoze ivuga ku kugira icyerekezo, vision and goals and what. Ibyo nabyo ushobora kugenda ukareba muri video zabanje ukabasha kumenya icyerekezo n'uburyo wagisetinga byose. Ariko umuyobozi mwiza no muntu ushyiraho icyerekezo abantu bakurikira baba bumva bari inspired bitewe n'ahantu bari kugana, bitewe n'ahantu wa muyobozi wabo ari kuberekeza. So tip ya gatatu iravuga ngo communicate effectively, cyangwa se communication is effective. Kuba mwiza mu gukomunika, mu gutanga amakuru. Ese utanga amakuru mu buhe buryo? Umuyobozi mwiza ni wa muntu ubuzi gutanga amakuru, gukora communication. Nimba hari ikintu abantu bakeneye kumenya bakakimenyera ku gihe kandi bakakimenya mu buryo bwiza. Kabone niyo cyaba ari ikintu gisa nkaho kirimo negative ukuntu, ugomba kureba uburyo bwiza ugitangamo ba bantu ya matwa agiye kucyakira akaza kucyakira mu buryo bwiza. So rero ukeneye kwiga kugira communication skills cyangwa se ukamenya uko wa communicating ibintu mu buryo buri effective nimba ushaka kuba umurida mwiza. Then ikindi cya kane umurida mwiza akwiye gukora is to empower not control. Gerageza uhereza abantu imbaraga cyangwa se abantu ubafashe, utuma nabo bagira ahantu bagera, utuma nabo hari ahantu bakwigeza, bafata akaboko ariko wibakontrola. Hari itandukaniro riri hagati yo gufata umuntu akaboko ndetse no kumukontrola. Rero uburida bwiza hano turi kuvuga it's about empowering not control. Ahangaha turavuga urugero kwigisha abantu, teach and guide, kwigisha abantu ukanabagaidinga iby'inzira murimo, ibya business murimo, kuko ubusa nkaho wenda wabarushije kugeramo, barusha experience, barusha ikisho, so ushobora kubigisha ukanabagaidinga ariko apana kuba control. Then ukanabarika nabo bakagrowinga, ukajya uberekera ariko nabo bimwe na bimwe bagenda babyikorera kugira nabo bazavemo abarida nkabo nawe ufite. That's what we call to empower not control. Then tipu ya gatanu iravuga ngo recognize and celebrate wins. Gerageza celebrating effort cyangwa se appreciating effort z'abantu bawe. Nimba hari umuntu wakoze neza nyaboneka bimubwire, ubimushimire, ndetse mukore celebration. Nimukore celebration, hari ukuba recognizing with some award, with some gifts, with some sachet. Ushobora kubambika amakamba, ushobora kubahereza gift, ushobora kuba recognizing bisanzwe, ariko just appreciate those effort, even small or big. Yaba ari ibintu bikomeye babashije kugeraho cyangwa se niyo byaba bikiri bito, ukeneye kujya ukora some recognitions, ugashimira abantu bawe ibyo babashije gukora, effort babashije gukora zikagira result zitanga zifatika. Then umuyobozi mwiza nanone kandi ni umuyobozi uba uri consistent. Stay consistent. Wa muntu uhozaho, apana umuntu
yaraje atwereka icyerekezo agira gute ariko nawe ejo ibintu yabivuyemo. Nimba ushaka umuyobozi mwiza, just be consistent. Banza unamenye ko nawe ibintu uri gukora ubikore mu gihe kirekire, ubikore uhozaho. Apana uyu munsi ngo ejo ubireke. Gira imbaraga zo guhoza, gira mindset yo guhozaho. Then nuhozaho bizahereza abantu icyizere, bazakwizera yuko nawe ibyo ubigisha koko nawe ubyizereramo. It will build trust and stability, even the application. Bizatuma n'abandi nabo the application yihuta, bizatuma trust iba nini cyane, ukizere bakugirira, ndetse bitume stability ya business yawe iba nini kubera ko nawe uri consistency. Then ikintu cya karindwi umurida mwiza akwiye kuba akora is to keep learning and growing. Umurida mwiza ni umuntu uhora buri gihe ari imbere h'intambwe imwe nibura y'abantu bose ayoboye. Hahandi bavuga ngo ugomba kuba buri gihe, a leader must always be a one step ahead in knowledge and mindset. Umuyobozi ni wa wundi buri gihe uhora uri one step ahead kurusha abantu bose ayoboye. Buri gihe agahora hari utuntu dushyashya afite abandi batazi two kubabwira. Buri gihe agahora afite package yo kubahereza. Rero ukeneye guhora usoma ibitabo, ukeneye guhora wiga andi maseminere runaka y'abandi bantu nawe bakurusha ubumenyi muri business, ukeneye kuyatendinga, ukeneye kwatendinga ibintu bikungura ubumenyi bituma waguka. Ukeneye gukora ama research ashoboka yose. Ukeneye nawe ubwawe gusoma ibitabo bitandukanye, ama video, ama motivation, ibintu byinshi byakomeza kugukuza, personal growth yawe ikazamuka, ugahora uri one step ahead in mindset and knowledge. Then umurida mwiza nanone kandi is one who develop other leaders. Ntago umurida mwiza ari umuntu just recruiting muri network marketing kuko ngo recruit abantu benshi, uko ngo ukora sales nyinshi cyane. Ntango icyo aricyo kizatuma tumenya kuri umurida mwiza. Umurida mwiza ni wa wundi uzi ku develop abandi ba leaders, uzi kurema abandi bantu bameze nkawe munsi yiwe, uzi gukora the application, uzi ku developing abandi ba leaders kurusha uko wa creating more followers. Umurida mwiza rero mu yandi magambo si ufite aba follower benshi, ahubwo n'ufite abandi ba leader benshi ya creatinze munsi yiwe. So then icya cyenda cyangwa se type ya cyenda iravuga ngo handle challenges calmly cyangwa se silently. Gerageza nimba hari challenge nyuzemo zo zizaza, ntago zizabura kuza. You will see the problems, you will see challenges, ariko see challenge as an opportunity to grow. Gerageza ubone imbogamizi nk'amahirwe agufasha gukura, nk'amahirwe agufasha kugira indi experience, kubera ko hatari imbogamizi nta experience twaba dufite. Hatari imbogamizi ntitwabona izindi opportunities zitandukanye zigenda zivuka kuko habanje kuba some challenges, some problems. For the businessmen and women, the problem are in the other hands the opportunities. Ibibazo ku ba businessmen and women bo mu bundi buryo babibonamo ahubwo nk'amahirwe. Nawe rero tangira ubone challenges as opportunity to grow. Wemere gufacinga challenges. Ikindi mu gihe habaramutse habayeho izo mbogamizi, making sure yuko uyihandoringa neza, kuko uko uzayihandoringa bizinspiringa timu yawe cyangwa se biyikwitingisha cyangwa se biyica intege. Rero make sure ko nimba hari challenge, nimba hari tough times urimo cyangwa se timu irimo, make sure ko izo tough times zicamo neza. Wihita ushaka utundi turujya gukora, wihita ushaka ukuntu uhunga ibibazo cyangwa se uhunga ibyo wakabaye ahubwo facing ukabikemura, kuko uburyo uzabikemura, mu buryo uzaca muri ibyo bihe bizinspiringa timu yawe cyangwa se bitume icika intege ahubwo mu kugufollowing. Then icyacumi ari nacyo tugiye gusorezaho, serve first, lead second. Gerageza ikintu cya mbere ushyira imbere, aba ari ugufasha, aba ari ugusupportinga, aba ari ukuzamura abandi bantu kurusha uko wumva ubuyobozi bwo kwicara ahantu runaka ugasigara uri kumanaginga everything. Serve first and lead second. Gerageza ugire mindset yo gusavinga, yo gufasha, yo gutanga ibyo ufite. Icyo nicyo umuyobozi mwiza akwiriye kugira. His Excellent yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo mu kuba president, mu kuba umuyobozi, ayibona as an opportunity to serve. It's an opportunity to serve. Rero nawe nubwo wenda utari president, ariko nawe uri umurida wenda w'icyiciro runaka, uri umurida wa business yawe, icyo gihe rero ukwiye kubifata nka opportunity to serve, kumva ko serving akariza mu mbere yawe muri wowe, to be a servant leader. Ukumva kuri wa muntu utari umurida by position, by title, ahubwo umurida by responsibilities, by taking action,
by serving others, by helping others to succeed. So thank you so much. Ndi kugana ku musozo, ariko bonus naguha nuko be a kind of leader you would have to follow. Ba wa murida nayo wumva kuvuga ati uyu muntu nanjye niwe muntu nakurikira. Umuntu abaye akora ibi n'ibi, umuntu yitwara gutya, umuntu yambara gutya, umuntu avuga amagambo ameze gutya, arimo discipline imeze gutya na gutya, nanjye uyu muntu amufollowing. Ahubwo ubwo ikibazo leta uribaza ngo ese ubundi ngewe mbaye ndundi muntu nkaba nitwara gutya, nkora muri ubu buryo n'ubunebwe bwanjye niyiziho, wenda se n'amagambo yanjye atameshe niyiziho, wenda se no negligence niyiziho, wenda se no kutabinyanga mugayo niyiziho, ese ndamutse n'undi muntu ubundi nge nakwishimira kwifollowinga? Jya wibaza ko kantu buri gihe. Ese uramutse urundi muntu nawe ukaba ufite amahitamo yo gucuzinga abantu benshi batandukanye wa following, ese nawe wasanga uri umuntu wa mbere wakwifollowinga? Ako kantu ukeneye kukibazaho. Nusanga uri wa muntu ushobora kwifollowinga bizaba ari sawa, nusanga utari wa muntu nawe wakwifollowinga uze guhindura. Ikindi nibyo ushaka ko abandi bantu bose wakwifuza kugira abarida beza munsi yawe bakora ibi n'ibi ABCD, ugende nawe bari byo wandika kuri liste, ubanze ubikore, nuramuka ubikoze finally bizarangira nawe ufite abantu bameze nkawe munsi yawe, kuko baravuga ngo you attract who you are. Uzattract abantu, buri wese afite amahirwe yo kwattract abantu bameze nkawe mu buzima bwe. Uko umeze burya byattract abandi bameze nkawe. Rero nuramuka wanditse ibintu kuri liste by'abarida beza wumva wifuza kugira muri timu yawe, ukaba uwa mbere ukabanza ukabikoraho, finally bizarangira nawe ufite abarida benshi bameze nka gutyo. Thank you so much. Ndasoje ndakwifuriza kuba umurida mwiza, yaba muri career network marketing, yaba muri mu buzima busanzwe, kuko n'umuntu wese usanzwe yaba ari umurida, aba ari umuyobozi ku giti cye, abayobora ubuzima bwe. So rero ndakwifuriza kuba umuyobozi mwiza. Reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane. Nimba hari ikintu wigiye gikomeye muri iyi video kinyandikira muri comment box. Nimba hari ikintu wifuza ko tuzakwigishaho ubutaha nacyo cyandika muri comment box. Ntwibagirwe gukora subscribe nimba ari ubwa mbere tubanye, nimba ari warayikoze ntuyikore bwa kabiri, kuko ibikoze bwa kabiri ahubwo bukuyeho na ya subscribe warakoze mbere. So kore like, mukore share, kino kiganiro mukigeze ku bantu benshi wifuriza ko bazavamo abayobozi beza, ubasharinge kino kiganiro. Ciao ciao, see you next.